banyeshuri basoje amasomo yanyu, uyu ni umunsi w'intsinzi, umunsi wo gukomeza gushimira cyane umuhate n'ubwitange mwagize, ndetse tugashimira abarimu, ababyeyi ndetse n'ubuyobozi bw'iyi kaminuza, kuko ibyo byose nibyo byatumye duteranira hano uyu munsi. Nishimiye cyane kubona abanyeshuri b'iyi kaminuza bageze ku rwego rwo guhabwa impamyabumenyi, kuko bisaba umuhate, ubwitange, gukora cyane nk'uko byagarutsweho. Kugera kuri uyu munsi turabizi neza byabasabye kurara amajoro, bibasaba kubyuka igicuku, guhangana n'inzitizi zitandukanye, ariko ntabwo mwacitse intege. Ibyo turabibashimiye. Nk'uko biteganyijwe mu cyerekezo cy'igihugu Vision 2050, kugira ngo u Rwanda ruhinduke igihugu giteye imbere, nuko ruzibanda kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi, knowledge based economy. Kandi ubumenyi nta handi tubusanga uretse muri kaminuza. Turashimira cyane rero iyi kaminuza ndetse na Diyoseze Gatolika ya Byumba n'abandi bafatanyabikorwa, intambwe idasubira inyuma bateye kugira ngo bafashe igihugu kugera ku ntego kiyemeje. Ni muri urwo rwego kandi leta y'u Rwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyize imbaraga mu kuvugurura uburezi kugira ngo amasomo yigishwa ajyane n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Ibi ntabwo leta yabigeraho idafatanyije n'amashuri makuru ndetse n'iyi kaminuza irimo. Nka Minisiteri y'Uburezi ndetse na HEC tuzakomeza guharanira ko ibyigishwa cyangwa amasomo, imyigishirize n'imikoreshereze y'ubumenyi biganisha ku izamuka ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Turashima cyane iyi kaminuza nk'uko byagarutsweho na nyakubahwa Guverineri, avuga ko iyi kaminuza ifasha cyane mu iterambere ry'abaturage cyangwa se mu gukemura ibindi bibazo bihari muri iyi ntara ya Byumba, kuko mu nshingano zimwe zikomeye za kaminuza harimo no guteza imbere abaturage. Kuri mwe rero musoje amasomo yanyu uyu munsi, ni umunsi wo kwishimira ibyo mwagezeho, ariko ni no kwitegura gutangira urundi rugendo rushya rw'ubuzima, urugendo rwo gushyira mu bikorwa ubumenyi mwize, urugendo rwo kubaka ubushobozi bwanyu mu gukora impinduka nziza mu buzima bwanyu, mu miryango yanyu no mu gihugu cyacu, binyuze mu guhanga udushya, kuba ba rwiyemezamirimo mu gutanga serivisi inoze ndetse yihuse aho muzakora hose. Ibi yaba nyakubahwa Musenyeri, yaba Guverineri ndetse n'umuyobozi w'iyi kaminuza babigarutseho, nanjye ndagira ngo mbishimangire. Turifuza ko muba intore nk'uko mugenzi wanyu bahagarariye bivuze, kandi tuzi neza yuko mu muco wacu wa Kinyarwanda intore ishaka ibisubizo. Mugomba kuba abahamya b'impinduka nziza muri sosiyete yacu ndetse n'ahandi hose muzajya, kuko twumvise ko hano harimo n'abanyamahanga basoje amasomo, mukagira uruhare mu kuvugurura imibereho y'abantu, ukimakaza umurongo wo kwishakamo ibisubizo nk'uko igihugu cyacu cyabihisemo, mukagira intumbero yo kureba kure, mukubaka ubumwe n'ubudaheranwa, kandi mukumva ko ari mwe musingi w'iterambere rirambye twese twifuza ko ryahera mu miryango muturukamo, mu midugudu aho mutuye, kugera ku rwego rw'igihugu
ndetse n'umugabane wacu wa Afurika muri rusange. Bityo rero abanyeshuri beza musoje amasomo bana bacu, ntimugomba kubika ubumenyi n'ubumenyi ngiro mwaherewe hano. Murasabwa kubukoresha bidatinze mugamije kubaho impinduka zifatika, ariko ibyo ntibyashoboka mutanambye ku myitwarire myiza n'ubutore mwatorejwe hano. Turashimira kandi by'umwihariko ubuyobozi bw'iyi kaminuza, abarimu n'abandi bakozi bose bagize uruhare muri uru rugendo. Nyakubahwa Musenyeri, Guverineri w'intara, turagira ngo tubashimire mu by'ukuri nka Minisiteri y'Uburezi na HEC muri rusange, imikorere myiza n'imikoranire y'ubuyobozi bw'iyi kaminuza. Intambwe zishimishije mwumvise zagezweho nuko habayeho gukora cyane kandi bagashyira hamwe. Ibyo rero natwe ntabwo twabura kubibashimira, kuko tuba twishimira ko amashuri makuru agomeza gukura. Turabizi yuko bitari byoroshye, ariko mwarabikoze kandi byagaragaye ko mufite intego yo kuzamura ireme ry'uburezi mu Rwanda no gushyira imbere ubumenyi, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga bifasha abanyeshuri kubaka ubushobozi bwabo. Ibi byongera amahirwe y'abanyeshuri kandi bikadufasha kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Twumvise intego kaminuza ifite harimo kongera inyubako, gutangira irindi shami batubwiye. Turumva kandi twizera tudashidikanya ko iri shuri cyangwa iyi kaminuza tazabura no gutangiza n'izindi masters biri imbere. Nyiricyubahiro Musenyeri, Guverineri w'intara y'Amajyaruguru, bayobozi b'iyi kaminuza mu nzego zitandukanye, turagomeza gushima byimazeyo intumbero y'iyi kaminuza mu guteza imbere ireme ry'uburezi ndetse no mu gukura nk'uko narimbaritse kubigarukaho. Natwe tukabizeza ko nka Minisiteri y'Uburezi na HEC tuzakomeza kubaherekeza no kubafasha muri urwo rugendo. Bari bimaze kuvuga yuko hejuru ya porogaramu nshyashya batubwiye ikoranabuhanga hari na masters ziri mu nzira, kandi turibwira yuko umwaka utaha abanyeshuri rwose batazabura kwiga, ku buryo mu bihe biri imbere tuzaba turi kwakira abanyeshuri basoje no ku rwego rwa masters. Ndashima kandi byimazeyo ababyeyi n'abishingizi baba abanyeshuri bahawe impamyabumenyi, kuko mwabaherekeje neza nk'uko yaba abanyeshuri babigarutseho ndetse n'abambanjirize. Mwagize uruhare rukomeye mu myigire yabo, none besheje imihigo. Turashimira kandi n'abandi bakomeje kohereza abana babo kwiga muri iyi kaminuza. Ntabwo mwibeshye. Ndongera gushimira mwe mwese mwahawe impamyabumenyi. Ntimugatezuke gushimangira imihigo yanyu nk'uko twayigejejweho n'ubahagarariye, kandi mukomeze guharanira umuco w'ukuri, ubunyangamugayo n'ubushobozi mu gukemura ibibazo byugarije abaturage nk'uko gavana yabigarutseho ndetse n'isi muri rusange. Tubifurije gukomeza gutera imbere ndetse no kujya mbere mu bindi byiciro by'amashuri biri imbere. Bamwe muri mwe ntimuzabure no kugaruka hano muri kaminuza gukomeza amashuri yanyu, kandi twizeye tudashidikanya ko muzabigeraho mukatahana intsinzi nk'uko mwayitahanye uyu munsi. Mbere baravuga ngo the sky is the limit, but I would like to tell you that the sky is no longer the limit. Igihugu cyacu, Minisiteri y'Uburezi irabashyigikiye
ndetse n'imiryango yose muri rusange. Mwese abari hano nongeye kubashimira ko mwaje kwifatanya n'iyi kaminuza muri ibi byishimo. Mugira amahoro y'Imana kandi mbifurije kuzagira ibihe byiza byo gusoza umwaka dutangira n'undi w'2026. Murakoze cyane, mugira amahoro. Amashyi menshi cyane kwishimira ko